Papa Sava. Papa Sava. Uracyabishobora uri kurya? Naho urabariranye. Uryoherwe. Cara dusangira utazavuga ngo Papa Sava. Ugira ngo si biryo ndacyabishobora. Mvuye mu rugo rwose ngaburiye nijuse nta kibazo. Ejose ndimbate kwindatara akabati ngo apakiyemo ibintu ngo nta kintu kijyamo indira kweduka mugabo. Aho tujya ko nta uragaruka ngo akubwire ngo barotse. Aho tujya kutavuga ngo barakara. Reka nkore mutavuga. Batagereka ngo uzarya imyumbati cyangwa ibijumba byawe. Reka nkore mutavuga ngo ndagusuzuguye. Koresha iki ndakoresha iki kiyiko. Reka nkore mutavuga ngo ndagusuzuguye. Naho ni se ibiryo byarananiye nta nubwo nkibihasha rwose. Yarageze ndakoramo kwijuse. Oya byarananiye muri iyi minsi. Oya gerageza da. Ubundi se Papa Sava ko ibiryo byarananiye muri iyi minsi ntabwo nkibishoboye. Ibiryo byarananiye Papa Sava ubu maze igihe ntarya. Umva mugabo shyiramo pause nkubwire. Rekeraho. Buretse. Ibyo byarakunaniye? Byarananiye. Ubwo rero reka nibi tubishyire mu mubare w'ibyakunaniye. Niko. Niba uryo urimo gutemagura gutya uje wijuse ndashaka kubaza ko abagore bago. Niko ndimo. Uje utavuga uti ndijuse koko. Ubwo se wijute ute? Byarananiye ibiryo muri. Oya niba wijuta urimo gutemagura gutya ibiryo bikaba byarakunaniye ukaba urimo kumira gutya ibisa n'ibisindi urimo kujugunya mu cyobo. Hasi ko abagore bagowe koko. Ubwo si uryo bishaka cyangwa ukarya utijuse uryo utera. Umva. Ibirayi niwabiriyeho. Ibinyamafufu bitera imbaraga ntiwariyeho. Ibishyimbo byubaka umubiri proteine ibinyamisogwe ntiwariyeho. Utubuto n'imboga vitamine birinda indwara bigatuma n'ibiryo bigenda neza mu nda ntabwo wafasheho. None reka nkubwire niba ngibi reka mbishyire mu mubare w'ibyakunaniye hanyuma nanjye mbanze njye wenda nijute nawe. Byarakunaniye ugatema gutyo.